Tunggu kubasuhuza badukurikira hano kuri TNT Mbaye ikiganiro ni The Left News, aho tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye cyangwa se ibintu biri kuba hirya no hino mu gihugu, hirya no hino muri Afurika, hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero reka tukumabwire ko tugiye kukubwira amakuru ashyushye cyangwa se amakuru agezweho, tunakubwira nyine uko natwe tubibona. Tugiye guhera ku nkuru nyine zitandukanye za hirya no hino nyine nk'uko tubwira ni inkuru zaka. Inkuru yacu tuyihiriye ku muhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo za hip hop, akagacishaho nyine mu ndirimbo zikomeye cyane wanakunzwe cyane witwa Papa Cyangwe. Papa Cyangwe nyine bavuga ko ari ku muryango wa RIB cyangwa se yegera gufungwa azira umukobwa uri munsi y'imyaka 18 kuri wa kane tariki 21 Nyakanga 2022, nibwo abijuru King Lewis wamaye nka Papa Cyangwe yashyize hanze indirimbo yigise It's Okay. Kuri ubu nyine iyi ndirimbo ishobora kumubyarira amazi abira y'ibisasu, cyangwa ibikorwa bibi cyangwa se ubuzima butangaje azira umukobwa angwa utanegeje imyaka y'ubukure. Iyi ndirimbo nyine Papa Cyangwe yayikoranye nyine na Afrique ndetse na Fireman, nyuma nyine y'amasaha make isohotse yasabwe kuyisiba n'umubyeyi nyine umwe mu bakobwa bayigaragaramo bamubwira ko badashaka kugaragara ku mukobwa wabo ayigaragaramo. Igaragaramo y'abakobwa nyine babiri barimo Honorine n'uwitwa Gaga. Nyuma y'amasaha 24 indirimbo nyine isohotse, ababyeyi witwa Gaga basabye Papa Cyangwe kumukuramo kuko nyine ataruzuza imyaka y'ubukure. Nibyo rero biri kuba kuri Papa Cyangwe. Ababyeyi nyine b'uyu mwana babwiye King Lewis cyangwa se Papa Cyangwe ko yasiba umwana wabo mu mashusho cyangwa se bakamujyana mu nzego zibishinzwe nka RIB. Uyu muhanzi we nyine wavuga ko atigeze ashyira n'agati umukobwa ho agahato ko kuba bakorana iyi ndirimbo, ahubwo ko uyu mukobwa wubagari we wisabiye Papa Cyangwe kujya muri iyi ndirimbo. Papa Cyangwe nyine ati ni umukobwa nyine wansabye ko namufasha nyine nkamuzamira ku mashusho nkamerekana mu mashusho y'indirimbo kuko abikunda kandi asanzwe amurika imideri, ni inshuti ya mubyara wanjye, ari nayo mpamvu byanyoreye guhita mwemerera gukorana nawe. Papa Cyangwe nyine avuga ko bakomeje kumuhamagara bamubaza cyangwa se bamumenyesha ko bagiye kubwembaza RIB, ndetse banatangiye kumurega kuri YouTube ngo indirimbo ye ayisibe. Ibi ngibi rero tukubwira ko nyine ari ibintu bikunze kubaho nyine, abahanzi bakoresha abakobwa cyangwa se batababwiye imyaka yabo nuko bimeze, ariko nyine tukubwira tuti ese ni ukubera iki umubyeyi yajya kurega umusore cyangwa se umuhanzi amubwira ngo umukobwa wanjye wamukoresheje? Ese umuhanzi ni gute yahatira agahato umukobwa kugira ngo ajye mu ndirimbo ye? Njyewe rero numva yuko amagaba afite kwegerana uyu mukobwa ni wabo bakabanza bakaganira ku kibazo. Ese uyu mukobwa yarabishakaga? Ese hari iterambere abibonamo? Ese ni kariyeri iki se n'inzozi ze? Ese umuhanzi ntabwo ashobora gutegeka umukobwa ngo naza, ubwo umukobwa ni ubyi wamwisabiye? Rero ibi ngibi bajye banareba bavuga ati ese umukobwa wacu intego ye ni iyihe, iterambere rye riri hehe, cyangwa se ari isezerekarira cyangwa se ari teganya hehe? Bakabanza bagacukumbura bakajya kubwira Papa Cyangwe bati ibi ngibi ntibigezweho cyangwa se ntibyari bishakwa cyangwa se ibi ngibi ntitubikeneye. Ariko nyine bafite uburyo bapanze ibintu byabo, aho kugira ngo babwire umuhanzi ngo asibe indirimbo kandi we yarasabwe kujyamo k'umukobwa. Ubwo se umuhanzi cyangwa se agiye kubwira ngo ngewe inzu yanjye sinshaka kwigaragaramo hano, ubwo byagenda bite? Kandi mwari mwabyemeranyijwe. So rero cyo mwira Gaga nuko yatera n'umuryango we bakabanza bagafata icyemezo. Wasanga hari uyu mukobwa bashaka kumupfukiranya nawe yarabishakaga ko ntabwo yakemera kujya muri video atifuzaga kujyamo. Reka tukubwire ko rero izindi nkuru ziri gutambuka hano ni ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe ubutabazi no kurwanya inkongi z'umuriro nyine ryakomereje amahugurwa ryabo mu nkongi y'umuriro mu kigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi AUCR Energy cyangwa se Utility Corporation Limited. Amahugurwa nyine yabereye mu karere ka Kicukiro yitabirwa n'abanjeniyeri bakorera nyine mu cyicaro gikuru, abakozi bashinzwe amashanyarazi atandukanye ndetse n'abatekinisiye bakorera mu bihugu hirya no hino mu gihugu nyine cy'u Rwanda barenga 80. Abahuguwe nyine basobanuriwe inkomoko y'inkongi z'umuriro ndetse n'igiturwa cyangwa se n'ikigutera, banerekwa nyine uburyo butandukanye. Rero nkubwira ko uramutse uhuye n'inkongi wahamagara nyine izi nimero tugiye kukubwira, ni nimero 111 nimero rero uri tofre cyangwa uhamagara
0788811224 cyangwa hamagara 0782 rero nibwibi uramutse utwitswe na gas cyangwa se ubonye hari ikibazo ugize cy'inkongi y'umuriro gitunguranye impanuka wahamagara iyo mirongo tumaze tukubwira ko iyo ari the rep immediate cyangwa se rep news kuri PNP Empire tujye kukubwira ko nyine Element yateguje indirimbo ye nshyashya nyine ya mbere agiye gukora nyuma yo gusaba abantu ko batera comment zagera ku 2,000 akakora indirimbo ye rero tukubwira ko rero umusore wamenyekanye nka Element cyangwa se amazina bwite ni Fred Robinson Mugisha ubu ngubu akaba ari mu bagezweho nyine mu Rwanda ngo gutunganya indirimbo z'abahanzi kuri ubu yatanze integuza yuko agiye gusohora indirimbo ye bwite ya mbere ibyo twakubwira reko mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena 2020 nibwo yashyize amashusho magufi ku rukuta rwe rwa Instagram amaze abwira abakunzi be ko nyine yingiye cyangwa se nihajyaho ibitekerezo comments 2,000 azahita ashyira hanze indirimbo ye ya mbere abakurikiranye n'uyu musore kuri uru rubuga babisamiye hejuru nyine bahita bavuga bati kahiye koko kuri uyu wa kane nyine nibwo Element yasohoye integuza y'indirimbo yagiye gusohora cyangwa se ikaba yayise Cash integuza y'indirimbo nyine n'amashusho afite amasegonda 9 agaragazamo Element ahoberana n'umukobwa bisobanuye ko izaba nyine ndiba yerekera ku rukundo amajwi y'indirimbo nyine ni Element wayitunganyirije naho wayitunganyije amashusho ntaramenyekana ntabwo nyine bitunguranye kuba producer Element yasohora indirimbo cyane ko ari bwo nyine aba mu munsi ku wundi ahubwo nyine icyo kwibaza nese n'indirimbo izamenyekana nkuko izabandi ko akwara zimenyekana uyu musore nyine yirinze gutangaza umunsi nyirizina indirimbo azayisohoreraho avuga ati nyine mukomeze mugira amatsiko makuru nyine akomeje kuvugwa hirya no hino tukomeje kukubwira kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yifatanyije n'abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba nyine EAC mu gikorwa cyo gutaha umuhanda uhuza Arusha na Manga rero reka tukubwire ko nyine ibi ngibi byanakurikiranye nyine n'ibintu bigiye bitandukanye tukubwira yuko atari ikingiki gusa cyangwa se atari ikingiki gusa cyabaye mu bijyanye na EAC cyangwa se East African Community abo tukubwira ngo ubu ngubu kugeza ubu ngubu Uhuru Kenyatta yashyikirije Ndayishimiye Evariste ibijyanye no kuba umukuru wa EAC perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze gushyikirizwa nyine inshingano z'umuyobozi mukuru chairperson w'umuryango wa EAC irerekanye ubusha nyine ribaye hagati ya perezida wa Kenya cyangwa se Uhuru Kenyatta wari ufite inshingano kuva mu 2027 Gashyantare 2021 mu nama isanzwe ya 2022 nyine yabaye kuri iki ubu ngubu abakuru b'igihugu nyine bamaze kwemeza uhagarariye EAC cyangwa se chairperson amaze nyine gushyikiriza inshingano akoresheje indimi eshatu zikoreshwa mu rurimi muhango zirimo Icyongereza Igiswahili n'Igifaransa perezida Ndayishimiye yemeje muri rusange ko komeza nyine agaharanira kwihuza ku bufatanye bw'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa EAC cyangwa bw'Uburasirazuba yanashimiye nyine Somalia baragize icyifuzo cyo kwiyunga kuri uyu muryango ikanabisabira muri iyi nama ni ku ruhande rwe yabaye nyine nk'igihugu ikaze mu gihe ubusabe bwacyo bwazemererwa kwinjira perezida Ndayishimiye nyine aramara kuri iyi manda umwaka umwe nk'uko n'abandi bagiye bamara umwaka nk'uko cyangwa se bisanzwe rero tukubwire ko EAC iri mu bihugu u Rwanda Tanzania Uganda Burundi Kenya South Sudan ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi iherutse kwinjira vuba rero Somalia nayo ikaba yateye ikirenge cyo gusaba ubusabe bw'uko yakinjira muri muryango nyine reka tukubwire ko nyine amakuru ari kuvuga ko itsinda rya P-Square nyuma yo kwiyunga nyine bongeye gutangira urugendo rushyashya bashyira hanze indirimbo yabo Jayi mu mwaka wa 2017 nibwo impanga ebyiri Peter Okoye na Paul Okoye bari bamaze kwigurira nyine kwigarura imitima ya benshi mu bakunzi b'umuziki baje gutandukana iki nyine abantu benshi barababaye bagiye bakora umuziki buri wese ku giti cye Paul nyine yise Road Boy naho Peter yitwa Mr P bakora imiziki karahava kabisa biraharinda biranabahira nyine buri wese yagaragaza ku giti cye uko ashoboye nyuma y'imyaka 5 nyine aba bombi batacana uwaka nibwo ubu ngubu ku mpera z'umwaka wa 2021 nibwo hatangajwe ku rugendo rwabo bagiye kongera kurusubira n'abagakora cyitwa P-Square ikongera kwiyunga ubukungu bumwe nk'uko byari bisanzwe nyuma yo kwiyunga nyine bahise bakora inditaramo nyine bitandukanye hirya no hino kongera kwibutsa abantu ko bagarutse ku ruhando rwa muzika bari kumwe nka P-Square kuri uyu wa gatanu nyine nibwo abangaba bagabo nyine bashyize hanze indirimbo yabo nshya ikaba nyine ya mbere kuva bakongera kwiyunga iyi ndirimbo bayise Jaye ikaba yasohokanye
ibijyanye n'amashusho yayo nyuma nyine yo gushyira hanze indirimbo aba bagabo bategura nyine ibitaramo bizenguruka isi cyangwa se cyitwa Peace Unite World Tour Reunite. Hategerejwe nyine kumenyekana ibihugu byose n'ibi bitaramo bizaberamo. Tuzarebe niba mu Rwanda bazahagera, bitwe ko abasore bazagera mu Rwanda, ko hari abagiye bahagera bagiye bitandukanye. Murabyibuka ko bigeze baza mu Rwanda, ndetse negereje ubundi Peter yaje mu Rwanda, Peter Okoye. Reka tukirize rero ko bazagera mu Rwanda cyangwa se bagacatinga kuri chat yabo niko ibitaramo byabazabera hano mu Rwanda, tukongera tugasusuruka Peace. Reka tubwire n'amagrupe yo mu Rwanda agiye atandukanye rero ko burya ntabwo rirarenga twubwire Tuff Gang ko mushobora gusubirana ya mwaba mutributinze neza J Paul nyakwigendera, much respect ku musore wacu, ubwo musubiranye murumva ko bigishoboka. Urban Boys murumva ko bigishoboka ye tukubwire ko Dream Boys nabo bishoboka ya ni ibintu bishoboka rero na Active Boy. Tukongera tukabona groupe, murabona ko dukumbuye groupe bica bigacika hano i Kigali. Nigeze kubona ejo bundi bavuga ngo TNP basubiranye, ariko sinzi aho byahereye. Ese TNP mwarasubiranye cyangwa se kwaro gutwika kugira ngo twongere twibuke ko mu gihari? Rero reka tutegereze ko namwe mu groupe, murabizi ko abanyarwanda bakunda ama groupe mu muziki nyarwanda, cyangwa se nihagira itsinda ryiteranya twongere tubone groupe. Charina ni nabara tubwiye ngo bagiye gusubirana, ariko amaso yaheze mu kirere. Music Rwanda kuki mudafata icyemezo ko abanyarwanda bahari babakunda? Reka tukomeze inkuru zacu rero tukubwire ko Ivan Trump, umugore wa mbere wa Donald Trump, yashyinguwe nyine n'isanduku ya zahabu. Uyu mugabo w'umukire nyine muramuzi cyane. Trump yabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wa mugabo ugendera ku mahame cyangwa se uvuga ibintu kwa byumva atagendeye ngo muri kanuni za politike na demokrasi. Rero muramuzi cyane, niwe muntu w'umuperezida wanditswe cyane mu binyamakuru. Ntabwo ari gusohora front page cyangwa se page itariho ifoto ya Donald Trump ngo ikinyamakuru cyawe gisomwe. Murabyibuka muri 2016 ndetse kuzamura kugeza uyu mugabo nyine avuyeho. Reka rero tukubwire tuti Donald Trump cyangwa se Donald Jordan Trump, ubu ngubu umugore we bahoze bakundana yashyinguwe, ariko gashyingurwa mu isanduku ya zahabu. Hashize iminsi 8 Ivan Trump wahoze ari umugore wa mbere wa Donald Trump yitabye Imana mu buryo butunguranye, aho polisi y'umujyi wa New York yamusanze mu rugo rwe yamaze gushira mu mwuka, ahihutishwa kugezwa kwa muganga, ariko bikaba iby'ubusa. Ivan Trump nyine witabye Imana afite imyaka 73, yaherekejwe bwa nyuma nyine nyuma y'umuryango we, n'umuryango we nyine anashyingurwa mu isanduku ikoze muri zahabu. Ya zahabu ni ikintu gihenze mon cher, zahabu ni ikintu gihenze, ariko nyine tubibuse ko Trump asanzwe ari umukire, ni umuherwe, ni umwe mu mabiliyaridi cyangwa se abatunze za miliyaridi hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero reka twifurize Ivan Trump iruhuko ridashira. Mu nkuru ibabaje twinifurize Trump babanye nk'umugabo n'umugabo kwihangana. Reka tukubwire rero muri siporo iri kuvuga ko ikipe ya Police FC yemeje amakuru ki cyangwa se yemeje Mashami Vincent nk'umutoza wayo mukuru, inashyiraho nyine abayobozi bashya bayobowe na ASP Yahaya Kamunga cyamunonga nyine nka perezida w'ikipe. Vice perezida wa mbere yagizwe ASP Lieutenant Bosco Rangira, muri vice perezida agirwa kabiri AS Regisi Ruzindana. Rero icyo twatindaho nuko nyine Mashami Vincent wamenyekanye cyane mu gutoza ikipe y'igihugu Amavubi muri football, ubu ngubu yamaze gutorwa na Police FC n'ikipe ya club yemeye kumusinyisha kugira ngo abakorane. Rero uyu musore ni umuhanga cyangwa se uyu mugabo ni umuhanga, muramuzi cyane aho yagiye akiriza Amavubi, nubwo yavuyemo mu kutari mwiza cyane, harimo ibibazo byinshi cyane, yamaze kugaragaza ko abantu benshi bagiye bagaragaza ko adafite ubushobozi bwo gutoza Amavubi, ariko nyine akaba yamaze gusinyishwa n'ikipe ya Police FC. Ndetse twitega iki kuri Mashami Vincent, umuntu uvuye ku gutoza ikipe y'igihugu akaba agiye gutoza club, si club izazitware champion. Reka tubitega amaso. Police FC ni umukoro wanyu ndetse n'umukoro wa Mashami Vincent kugaragaza ko akiri umuntu w'umutoza kandi w'umunyacyubahiro. Ikigo cy'ikoranabuhanga rero Meta cyasibye igihumbi by'inyandiko, amafoto n'amajwi yashyizwe kuri Facebook yerekana amatora yo muri Kenya ateganyijwe mu kwezi gutaha. Ibi byose byasibwe nyine bijyanye n'amatora ya Kenya.
amatora ya Kenya nyine tukubwira ko ahanganiyemo abantu bazwi cyane, abarimo twavuga Raila Odinga wakunze kugaragara muri politike ya kiriya gihugu, wigeze abana vice president. Rero tukubwira ko ahanganye n'undi umenyekanye cyane, William Ruto, ubu ngubu ni vice president wa Uhuru Kenyatta muri perezida wa repubulika nyine ya Kenya. Ubu ngubu abo babiri nyine nibo bazwi cyane bari guhatana, ariko nyine tukubwira ko Meta cyangwa cyitwa Facebook, Meta nyine ifite na Facebook, ubu ngubu ya Mark Zuckerberg yamaze gusiba amafoto cyangwa se n'ibijyanye na poste zose, inyandiko ibihumbi byinshi cyane kuri Facebook, kugira ngo aya matora ntazazemo ibintu bitanye cyangwa se bifitanye isano na Facebook yatangaje ko mu mezi 6 yasibye inyandiko ibihumbi 37 zahemberaga urwango n'izindi ibihumbi 42 zitubahirije amahame agenga uru rubuga. Muri Kenya rero abizi ko yo hagiye kuba amatora, ni ibintu byinshi cyane biba, ariko nyine reka twifurize Kenya amatora meza, azabe mu mutekano nk'uko natwe hano mu Rwanda bigenda. Rero reka twubwire ko perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe yatangiye nyine kotswa igitutu nyuma y'uko nyine umwe mu bagore bo mu gihugu cye amushinje ku mugaragaro kumusambanya ku ngufu atarageza ku myaka y'ubukure. Hari nkuru hano dusoma tukenda kurira kabisa, ibintu biba bibabaje. Ni perezida w'igihugu cya Zimbabwe, niwe wasimbuye umuperezida musanzwe muzi witwa Robert Mugabe wamaze imyaka myinshi ayobora igihugu cya Zimbabwe. Uyu witwa Emmerson Mnangagwa niwe wamusimbuye. Kuri wa kane nyine kuri iki cyumweru nyine, muri iki cyumweru nibwo umugore nyine witwa Susana Mutame yifashishije urubuga rwa Twitter ashinja Mnangagwa kumusambanya ubwo yari akiri umwana. Mutame uri mu bagore bazwi muri Zimbabwe kuko asanzwe nyine ari umucuruzi ukomoka cyane muri kiriya gihugu, akanaba impirimbanyi, yashyize ibirego kuri perezida Mnangagwa ubwo yakoraga quote ku butumwa yari yanditse kuri Twitter agaragaza ko abagize inteko ishinga amategeko nshya ya Zimbabwe baheruka gutora cyangwa se gutorwa ari igihamya cy'umurava w'abatuye iki gihugu mu rugendo rwa demokarasi n'iterambere rirambye. Yunzemo ko nyine uyu mugore azabwira abantu ibyo perezida Mnangagwa ibyo yakoreye umukobwa ukiri muto wigaga mu ishuri ryisumbuye rya Kwekwe nyuma y'uko yaje gupfa. Ibi ngibi rero bikaba nyine ngombwa ko perezida wa Zimbabwe yishyura ibyakenewe byose mu kumushyingura, cyangwa se akaba yarishyuye buri kimwe cyakekiwe nyine mu rupfu rw'uyu mukobwa. Uyu mugore uvuga ko azabishyira hanze rero cyangwa azabishyira ku mugaragaro muri space yo kuri Twitter. Uyu mugore nyine yakiriye ku munsi w'ejo yashyize hanze amabanga yose mu gitanda ye na perezida Mnangagwa. Mu bundi butumwa uyu mugore nyine yanditse kuri Twitter ye yavuze ko muri 2010 perezida Mnangagwa ubwo yari akiri nyine umusirikare yisiramuje abahurira nyine mu biro bye ku kiraro nyine cya Minisiteri y'Ingabo akamusaba kurigata igitsina cye, kandi uwo mugabo yari yisiramuje. Susan yavuze ko nyine muri uyu ngubu ntabwo bafite bwo kuba yakwishwa na perezida Mnangagwa kubera ko kumushyira hanze, kuko ngo n'ubundi yamwiciye ubuzima ku myaka 15 y'amavuko. Kugeza ubu ntacyo uruhande rwa perezidansi cyangwa se perezida wa Zimbabwe ruratangaza kuri ibi birego, gusa bamwe mu bakoresha Twitter batangiye nyine kumwotsa igitutu kumusaba kugira icyo abivugaho akareka guceceka, kurya ngo niyo ucecetse ubuvuze. Reka dukomereze rero amakuru yacu ni Rap News rero aho tukugeza amakuru atandukanye. Reka tukubwire ko umuhanzi Kaziriza wamenyekanye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ubunyuna yo gutandukana n'umuhanzi cyangwa se umugabo we, ubu ngubu wari usanzwe nyine anamufasha mu muziki yatangiye kwirwariza. Uyu muhanzi kazi nyine Eliza yakomeje nyine kwirwariza nyine kubera ko umusore babaga bari kumwe nyine akanamufasha ibijyanye n'uko yamufasha mu bijyanye no gukora umuziki we, yamufasha nyuma yo gutandukana nawe rero yahise atangira kwikorera ku giti cye arirwariza nyine agato na kanini akipapa kanimama. Ukraine n'Uburusiya nyine byashyize umukono ku masezerano azatuma Ukraine isubukura ibikorwa byo kohereza mu mahanga ibinyampeke binyujijwe mu nyanja y'umukara Black Sea. Aya ni amasezerano nyine basinye nyine Uburusiya bigaragaza ko nyine ari kugira ngo amahanga akomeze atikirire mu ntambara yabo. Ibi ngibi bitagezweho cyangwa se bitakorwa kubera ko nta kintu na kimwe kibyemeza yuko abantu bakakwiye kuba babarira mu ntambara yabo. Ukraine rero yamaze kubyemera kabisa, ndetse yasinye n'amasezerano n'Uburusiya
hari nyine abantu bagiye batandukanye baba perezida ndetse n'ibihugu bikomeye. Reka tukubwire ko abanyeshuri biga muri kaminuza ya Kent cyangwa se Kent State muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherekejwe n'abarimu babo kuri uyu wa gatanu tariki 22 Nyakanga abasuye polisi y'u Rwanda ku cyicaro gikuru muri gahunda y'urugendo shuri bari kugirira hano mu Rwanda mu gihugu cyacu. Reka iyo nkuru dite tunayivaho tukubwire ku kigo cyangwa se ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abahungu cyangwa se abatarengeje imyaka 18 yatsinze UGB amanota 68 kuri 30 mu kino ya gicuti mu rwego rwo kwitegura imikino ya nyuma igikombe cya Afrika Under 18 Afrobasket ikizabera muri Antananarivo muri Madagascar ku mwaka cyangwa se ku wa 23 Nyakanga cyakugeza ku ya mbere Kanama 2022. Reka tukuvaho ngaho tukubwire ko Bernard Makuza wayoboye Sena y'u Rwanda yahawe inshingano zo kuyobora itsinda ry'indorerezi mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Senegal. Ibyo nabyo tubiveho tukubwire ko mu mpera z'umwaka ushize uruganda rw'Abadage Volkswagen n'ishami ry'u Rwanda rwatangiye guteranyiriza imodoka nyine mu Rwanda mu bwoko bushya bw'imodoka buzwi nka T-Cross bwatangiye kugeranyirizwa mu Rwanda bukagira umwihariko wo gusanishwa n'imiterere y'igihugu. Reka tubwire ko Apotre Dr Gitwaza yobora nyine Zion Temple ku isi yageze mu Rwanda nyuma y'imyaka 3 yaramaze akorera ivugabutumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashimiye abayoboke be nyine bimye amatwi ibyamuvuzweho birimo ibyo gutumizwa cyangwa na RIB cyangwa kubera ubwambuzi bwo gucuruza za diyama. Rero reka tukubwire ko nyine uyu munsi tugiye gusoza inkuru zacu tukubwira ko ikipe ya Kiyovu Sport ikomeje gushakisha umutoza nyuma yaho nyine Theo Twatsi na Patrick Asems ukomoka mu Bubiligi nyuma yuko hitamo gutandukana na Haringingo Francis. Kiyovu iri gushimisha nyine cyangwa se iri guhigisha uruhindu umutoza uzayitoza mu mwaka w'imikino utaha. Aha rero niho dusoreje inkuru zacu zaranze iminsi itandukanye tutaduherutse kubagezaho, ariko tukaba tubagejejeho tubonabwira gukomeza kudukurikira kabisa kuri PNP Empire mukurikira ibiganiro byacu kuko twagarutse kandi ntaho twenda kujya kabisa. Mudukurikire kandi utere comment kandi subscribe. Ngiye rero nkaba nitwa Tiyunsanze nkaba ngusezeyeho nyine nkubwira ngo ciao ciao wakoze kudukurikira kandi nkaba ngushimiye kabisa ku bijyanye nuko ukomeje kudukurikira inkuru zacu zitambuka ahangaha. Ufite igitekerezo wacyandika muri comment kabisa cyangwa se ufite ikibazo ubaza maze tukaba twakubwira uko tubitekereza ndetse tukaba twanagusubiza direct ako kanya ukitwandikira. Urabeho rero naje nkubwira merhaba none ubu ngubu nkubwiye ngo ciao ciao turi kumwe. Audio Jungle.